murakoze pastor. Ndifuza ko unyemerera nkakubaza ikindi kibazo. Kwizera n'ibyiyumvo umuntu yiyumvamo cyangwa ni amahame y'Imana mu bikorwa wenda umuntu ashaka gukora, cyangwa se ubundi umenya ute ufite kwizera? Kwizera abo nabyita ibyiyumvo cyangwa ibyiyumviro umuntu agira mu buzima. Byabaye ibyiyumvo umuntu yabipanga, yabiplanifisha, yabikora nk'uko akavuga ati uyu mwaka ndashaka kugira kwizera, uyu mwaka ndashaka kongera, uyu mwaka ndashaka kugira muri. Noneho kwizera ntabwo ari ibyiyumvo umuntu agira ngo abitekereze, cyokora iyo yamaze kuguhabwa kukwakira bya twumvise yaguhejwe n'ijambo ry'Imana rya Kristo nyine yumvise, arabimenya akabeshwa no kwizera, akanatinyuka akaba confident, agatinyuka bihamya. Siyo mpamvu hano mu Baheburayo igice cya 10:32-8 havuga ngo umukiranutsi agezweho no kwizera, kuko nasubira mu mutima wanjye uzamwishimira. Ariko ugasanga ifu hano hari umuntu wavuze ngo twebwe dufite gusubira mu turimbuke, ngo dufite kwizera tuzakira ubugingo bwacu. Kumva ko umuntu afite confidence yo guhamya no kwatura ko yizeye. Urumva rero ko ntabwo ari ibyiyumvo umuntu agira, araguhabwa kandi akamenya ko yaguhawe. Ku kindi rero uvuze uti nase umuntu arimenya ko agufite, urabimenya. Niyo mpamvu wumvise umuntu ahamya ngo ati ngenda cyagufite kandi nzagukomeza, sinzakurekura, nzakugira kwizera ariko kumbeshaho, gutuma nkundana na Yesu. Kandi Kristo kumugira icyizere bituma ntiheba, nahura n'ibintu binyihebesha oya nkibuka ko mufite kameme. Uruko rero umuntu arabimenya ko gufite. Yego. Murakoze cyane pastor. Iyo dusomye muri Luka ibice 18:8 handitse ngo ndababwira yuko izazirengera vuba intore zayo. Ariko umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Pastor, kuki iki kibazo Yesu yakibajije? Très bien. Uko kwizera yavugaga rero, yavugaga mu isi sur terre, yavugaga mu bantu. Buriya isi, ijambo isi rivugika muri Bibiliya uburyo bubiri. Harahavuga isi nk'ubutaka, sibyo, ariyo terre. Hakaba n'ahavuga isi nk'abaturage, icyo bita le monde. Ifashe unavuze ngo le monde ancien, abavuze abatuye isi, abayiriho ubu. Nawe bibaze kuba biswe abantu kandi bavuze mu monde. Buriya Yesu yarimo avuga ati ariko nshimye ko ibyo muzajya munsaba ko nzajya mbikora, sibyo? Nizera nkabikora, nabikoze. Uburyo twize mu kanya gutegereza, kwihangana mu gihe atari byakorwa. Ariko si umwana w'umuntu najya kuza azasanga uko kwizera mwarimu mufitiye kuri kibarimo nicyo yavugaga buryo, cyangwa uko azagenda agira bimwe atinda gukora agira ngo abarebe kuzagera kubashirana umujo. Buryo nicyo yavugaga. Cyangwa uko abaha byinshi niko muzagenda mukurikira munarengwa. Kuko urumva hari iterano yabayemo atanga nk'imigati, sibyo? Atanze nk'imigati ubutaha bazari benshi kwishaka. Uwo munsi ntiyatanga imigati, ubwahagarara avuga ko waringiye umutsima w'ubugingo, umuntu uzawurya ntazapfa iteka. Basoko z'abanyu baririye imitsima myinshi mu butaka barengaho barapfa. Umwe akora ku mugore we n'umwana basohoka uruhongohongo. Mubyibuka? Iyo uratubwira ngo hasigara bake cyane intumwa, ngo arabirikira ati mwebwe ko mudagiye, twita suza kwa kundi ngo twakora tukajya hehe. Amen. Rero nicyo bisobanura burya. Biravuga yuko umwana w'umuntu uzasanga abamwizera tukimwizeye. Amen. Pastor, iyo dusomye mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 1 umurongo wa 3 haravuga ngo umenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ese Pastor, ni ngombwa ko kwizera kugeragezwa? Ngombwa cyane. Ese
ikigero cy'ubukristo bwacu hari aho cyaba gihurira no kugeragezwa kwizera kwacu. ikibazo gisa cyane. icya mbere uzi uti by'ukuri ni ngombwa ngo kwizera kwacu kugeragezwa umukristo ntiyabaho se atageragezwa abaye agufite. reka zira kubwira impamvu. aho hantu uvuze muri Yakobo igice cya mbere 3 hariho akantu kari munsi yaho utavuze kandi nk'abasomeye bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo. ubwo mpere ku kabiri bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko kugerageza ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke mvantu utazusoma ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, ubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Donc muri nandi bijyana muri tekinike, ariko mbijyana hose hombi haragaragaza ko ikintu cyose kibaye eprouvé kigeragejwe kibyara ikindi. Yego. Ibyo byose les chimistes nibo babyumva cyane. Urugero etin itini ikijambo murarize etin itini ni ibintu mu butaka by'agaciro ryari byose, ibe yagasegereti, ibe wolframu, ibe koruta, ariko urumbotantarite, ibe diyama, ibe zahabu, ibi byose by'agaciro rivuye mu butaka birabanza rikarongwa rikezwa, sibyo? Kuri kurongwa rikezwa niko gushushanya umubatizo no kuhagirwa, abyumvise, ariko rigahita rinyuramo ki mu ifuru mu muriro rigashongeshwa. Uwo mushongi uvuyemo ukora ibintu bitandukanye. Hariho umushongi ukora iyi mpeti nambaye, hakaho umushongi ukora wenda izi montire, hakaho umushongi ukora shene y'isaha, sibyo? Hakaho umushongi ukora ipasi, indi bayipasi kiraba iriya pasiteri nyene, hakaba umushongi ukoze imihoro machete. Donc mbese uwo mushongi urabyara byinshi, kandi uyu byara byinshi hari ibyongewemo. Ariko uyu mushongi kugira ngo uboneke d'abord hakozwe iki? Ni ryabuye ry'agaciro ryashongeshejwe. Ahangaha mbwira twumva ko ntabwo byari kwemera ko havamwo ukora impeta n'umushongi ukora shene y'isaha ukora montire rikiri uko ryakabaye riva mu butaka. Byakunze uko ryacishijwemo hariya. Muri jambo gucamo hariya icyambere kwatumye ryoroha. Iroroha nyine nyirarya riproduiza ari byaza byinshi. Imana ishimwe kwera ibyaje byinshi. Uko ni kwiyongeragejwe ku bwanjye Yesu ambyaza byinshi. Ambyaza ubuhamya. Amen. Ambyaza amashimwe. Ikirusi ibindi byo byose rero akambyaza abazakomezwa n'ubuhamya bwanjye. Hanyuma kwa kwihangana wibuke ko hirya mu bakwe noneho Paulo yabyandika aravuga kwihangana gutera iki? Kunesha. Kunesha ugatera iki? Ibyiringiro. Hepfo akavuga ngo ibyo byiringiro bidukoze isoni. Amen. Amen. Muri ni jambo kwizera ni sekuruza wa byose. Ariko umwana wako wa mbere imfura yako ni iki? Ni ukwihangana. Kunesha ni umwuzukuru wako. Amen. Amen. Ibyigira ka umwuzukuruza. Urumva ko umukristo akwiye kugeragezwa kugira ngo aproduise bya bintu byose, agira umwana utwa kwihangana, agire umwuzukuru witwa ibyishimo bambe kunesha, umwuzukuru witwa ibyiringiro. Aha rero nsobanure ko iyo umukristo arimo kugeragezwa hageragezwa kuba kwizera kumwe kwamubyaye kumugira umukristo, yego, uwo mwanya ugatuma noneho cya cyizere yagiriye Kristo ariko kwa kabiri nako gukura, urabyumva bese birakuzanya noneho kwa kundi kw'impano niba hari uyifite ariko afite na urumva uyigira bafite kwa kundi kubanza kurana kwa gatatu, bivuga ngo hari uwagira
kwa kuri kuryo bubiri kubanza hagira uko impano cyo bitwaye ariko byombi birakuza bikuza nyirabyo yego bikuza nyirabyo ndangaha gashaka kubwira abantu b'Imana ngo ni ngombwa ko umuntu w'Imana ageragezwa kuko iyo usohotse muri kimwe Kristo afite ukuntu bigushimira yego kandi Satani agira ukuntu bigutinyira Imana nishe amen akumuga twarira ako ngako rwose Satani agira ukuntu bigutinyira hari icyo Yesu adushimira hari n'icyo Satani adutinya nusha kuzakita gutyo ngo hari soza bitumye iri jambo mvuze bitumye ntekereza ku kintu bita ikivugo sibyo yego ikivugo abantu abagabo bose mujye mu bivuga sibyo ndi inkotanyi y'umusitimere mu gukora imikotaniro y'abahize n'urugero undi ati ndibode cyuko bagatanga bundi umukubito mu ntwari kumaze urukunze icumi undi ati bivuze ibintu bitandukanye iyo buri gihe Satani urimo kumwibutsaho waneshereje aba ari ikivugo cyawe Imana ishimwe amen haleluya amen icyo gihe ubumwibutse ko ubumwibukije ko icyo gihe wageragejwe yego kandi ukanesha aha mbwira abatwumva bene data ko tugeragezwa mu buryo butatu ariko iki si ikivugo uyu munsi tugeragezwa na Satani adusabye cyangwa tukageragezwa n'Imana ubwayo ishatwe twisuzumira cyangwa tukageragezwa n'ibiri muri twe bitari byashiramo cyo ni ikiganiro sawa yego nubwo hari ibindi twanabyo twatwemeye ariko ni byiza buriya kuba twavuze kwizera iyo tutavuga ko kugeragezwa yego hari igice numva twari kuba dusigaje none se pastor tugana ku musozo nicyo wabwira umuntu wakurikiye iki kiganiro by'umwihariko umuntu utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe reka mpere kuri rusange nabo bamaze kwakira kwizera bakijijwe mbabwire ngo nibakomeze kwizera amen haleluya amen nibakomeze kwizera reka mbaye ijambo riri muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18 mwumve iryo jambo ririmo mwana wanjye Timoteyo ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe kugira ngo ubuduhishe kurwana intambara nziza ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza kuzingatia kushika sana kuzingatia kuzingatia no kugira ikintu kugihisha kukizingatia no kukibika ukirinza bakiba ushika sana no kugifata kugikomeza uyu nta wakigupepura ibi byombi rero abamaze kwakira kwizera mu gukomeza amen mukurekure ntimukuvemo ntimugutakaze mukomere kuba tarizera ndagiye mbabwire ngo nibihatire cyane kumva ijambo rya Kristo hari igihe muri iryo jambo nabo bazajya gute bazizera kwizera kubabyara ukabindura abana b'Imana kuko ntabwo umuntu akwiye kuba umushyitsi mu bintu ukwezi umwaka 2-5 ameze nk'umushyitsi mu bintu ukwiye guhinduka ntaho ari umushyitsi mu bya Kristo Imana ibamugisha pastor turabashimiye cyane kandi Imana ibaha umugisha ku kiganiro cyiza mutuganirije iteka mpora mvuga ni umugisha kuba tukibafite ni umugisha kuba dufite ababyeyi batuganiriza ijambo ry'Imana ndetse bakarushaho gutuma turushaho kuryumva neza tukarisobanukirwa ngewe ku rwanjye ruhande nubwo twaganiraga gutya nafashwaga nkibaza ese nibiramuka bigeze ku wundi
nawe hari icyo Imana ishobora gukora muri we. Abafashwaga ni ikimenyetso cy'uko n'abazatwumva bazafashwa. Yego. Kuriya abafashwaga ni ikimenyetso. Yewe nanjye ubitanga, nanjye binyuramo. Njye sinabona ko mfashwa. Cyane rwose. Mpamvu nanjye mfashwa se nuko twembi udufasha ari hejuru. Yego rwose. Imana ishimwe. Rero ni umugisha ukomeye cyane kubagira. Kandi mu gihe tukibafite mujye mutwemerera niba navuga ngo ni ukubabyaza umusaruro tube exploite mu gihe tubafite tubyaze mu bibike. Njyewe nigeze nifuza wenda ndakugoye nta kibazo ari igihe cyabayeho numva nicujije ibintu byose natanze ntaho bibikwa. Reba imyaka nigishije igera kuri 40 mike cyane itari na NCR si kimwe cya gatatu cyayo niyo mbashije kubona navuga nkabanze ngo birabitswe. Ariko indi yose naravugaga ababyumvise bakabyumva bikomeje bikabakomeza. Uburyo kintu kinshimisha hari umuntu mperutse guhura nawe anyibutsa ijambo ngo nabigishije muri 81 igihugu tutumajene ararinyibutsa 81 mu byumve nawe ngo niryo ryamukije niryo ryamubyaye na n'uyu munsi buri ryanyibukiramo. Umva ko ijambo ry'Imana rikomeye cyane. Ijambo ry'Imana nk'irisaza. Abo rero urumva papa wawe yanyibwiriye ubwe ku munsi wa mbere mbonaho bagera mu Rwanda hari 96. Yego. Sibyo ndumva ntibeshye. Uwo mwaka bwa mbere mbona muhagaze imbere nigisha. Jambo mwigisha ngo aragibuka. None harambwira ati mpora nshimira Imana kudacuya ntucuyuka ntusaza. Jambo arimbika mfite ngira emotion ngo nafashe. N'umugisha. Ndamubwira ni impamvu ntacuya cyangwa ncuyuke. Icyambere nuko Yesu yampamagaye. Yego. Yarampamagaye ntabwo ndi mu bintu avec mes aventures. Ubwo narabize ndabire mu mfite ibintu ndacakamo cyangwa ari gihe wizanye yarampamagaye. Cya kabiri nuko ntabwo ndari kibyo abandi bararikiye muri uyu muntu. Yesu azantunga, Yesu azanyambika, Yesu azankoresha uko ashaka, Yesu azangeza aho ashaka kungeza, nta cyazanyima nimukora nkiranuka. Amen. Ariko sinshaka kuba umuntu ugenda afite ibyo ndarikiye. Gusangiye ngira amanyanga oya. Biriya bintu bituma umwigisha acuya agatakaza icyanga. Ikindi cya gatatu ni ukuba ntajya nigisha kubera ko mbimenyereye. Ahubwo ndasenga nkabwira Imana ngo Mana icyo kuvuga. Amen. Sinjye nigisha kubera ko mbimenyereye rero cyangwa nzi imirongo myinshi ya Bibiliya. Icyo kintu Imana zanakindinda. Amen. No umugisha rero ndibwira hari kuri ayo magambo usorejeho umuvugabutumwa uwo ari we wese yakabaye abitenaho konte abiha umwanya akabitekerezaho uburyo akora umurimo. Rero mbere yuko dusoza pastor turabashimiye kandi Imana ibahe umugisha. Rero kugira ngo dusoze tugomba gusoza usengera abantu badukurikiye kugira ngo uko kwizera twahoze tuvuga kugende kube muri bo nk'uko wari umaze kubivuga bakuzingatiye kandi bagushike sana nk'uko tubivuze wenda mu ndimi z'igiswahili nibwo wenda hari byumvikana cyane bagukomeze ndetse n'abariya batari bakiriwe Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza babashe kumwakira. Ahubwo giye numvaga kiganiro mwajya mushyiraho nimero wenda ya telefone sinzi ukuntu wabyibwiye nifuzaga kubibabaza ushaka gusengerwa kwatura ariko abisabe. Yego. Abisabe umuntu mwanya utari uyu nguyu urabona ko nta muntu tuba twashyizeho wo guhamagariraho ariko nibura umushatsi kuko hari umuntu wumva ijambo ry'Imana kumva yakwaturira uwari mugaburiye. Ikiganiro iki cyamufasha kumva yabonana n'uwari mwigishije. Ubishatse rero azayimuha akayishyiraho tukurije gushyiraho n'iyawe ushaka kugisha inama yigishe. Yego rwose. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye akanya waduhaye ngo tugaburire ijambo rya ubwoko bwawe mu buryo bw'ikiganiro kandi ndabizi hariho benshi bagiye kubakwa nabyo
nk'uko hari abubatswe n'ibyatambutse kandi bitarekeye aho ngaho gukora uwo murimo. Ndasenze kugira ngo ufashe abamaze gukizwa bari mu rugendo, barimo kurwana intambara yo kwizera, kugira ngo bazasingire ubugingo buhoraho, bari mu kugeragezwa, uhe gukomera Mana, ntibakurekure, ntibagutakaze Mwami, uzasinge kwizera kukiri muri bo. Nsengeye kandi abumvise iri jambo nanone batari bakwizera, bari bakigenda mu isi bagihuzagurika, kugira ngo iri jambo ribayobore, ribereke inzira. Urakoze Data, ngaho duha umugisha uturinde kandi uherekeze izi nyigisho zifasha ubwoko bwawe, natwe duha umugisha, ubuzima bwacu buba amahoro kugira ngo dukomeze gukora turi bazima. Ndagushimiye ko ubyumvise. Igihe gitaha nanone mu mwanya nk'uyu ubishatse uzaduha kandi kanya twongere tugukorera umurimo. Ndagushimiye ko ubyumvise mu izina rya Kristo Yesu Mwami wacu. Amen. Amen. Pastor mwakoze.